n'ubundi rero nongeye kubasuhuza ahangaha ni kuri Clarisse TV official hahandi twigira gusuka ariko noneho ntabwo wasuka utazi kwisiga mu maso ndashaka kubereka uburyo wakwitera makeup kandi mu buryo bworoshye ukagenda usa neza bigatuma nabyo bisuko wisukishije nabyo bwabyo bisa neza ngaho rero mukurikire uyu munsi hari ibyo nabahitiyemo kwisiga murakoze mu byukuri rero nkuko nababwiye tumaze kwisukisha cyangwa se dusutse bya bisuko byiza ariko dukeneye no gusa neza mu maso kugira ngo ubwiza bwo mu mutwe bumanukire no mu maso ibintu byose bibe byiza rero aka kanya tugiye kwimakiya ariko ni mu buryo busanzwe bwo kwisiga atari ukuvuga ubundi hari ukwimakiya byo kuri subu navuga ngo iki ugiye nko mu mafoto mu biki ibyo ngibyo bitandukanye n'ibyo wakwimakiya ugiye ku kazi bwa buri munsi bitandukanye n'ibyo wakora ugiye mu bindi bintu bitandukanye nuko wakumva umeze neza ukavuga ngo ndashaka kwirirwa meze neza ndi mu rugo rero aka kanya hari ibyo twahisemo gukoresha kugira ngo tugende duhindura kuko ntabwo wakoresha rouge à lèvres rimwe ngo icyumweru gishire ikindi gitahe ntabwo wakoresha rimwe ngo icyumweru gishire ikindi gitahe biba bisaba ngo ugende uhindura gake gake nawe wibone mu ishusho zitandukanye nabyo birushaho kuba byiza reka nze mbereke rero ukuntu twabigenza mbere na mbere maquillage ya tiro ntabwo ushobora kuyishyiraho utabanje kwiyepiya ngo urebe neza niba ingohe zawe zimeze neza no kuvuga ngo kuri ya gahunda rero yo kwepiya akenshi iyo umuntu agiye kwimakiya cyangwa se gusiga tiro cyangwa se kwepiya abanza kogosha aha kuri aka gace ko kajya kuba nk'inyuma sinzi niba muri kukabona aka gace kaha ngaha niho umuntu akuraho ingohe muri kuhabona aha ngaha gutya niho umuntu yepiya uko no kuvuga ngo ibyo byose ugomba kugerageza umuntu wakubonye wimakiye washyizeho tiro nanakubona noneho ntacyo wisize n'ubundi abone uri umuntu usanzwe ntabwo ari byiza kuba wafata ingohe ngo uzikate zose uzikureho kuko umuntu uzaza mu rugo wenda nka mu gitondo akaza agasanga kwa kuntu wari wamweretse wisize akaza agasanga noneho mu maso umeze nk'uwambaye ubusa ingohe zose ntaziriho ni ikibazo rero iyo ushaka kwiyepiya mu buzima busanzwe wepiya aka gace ko hasi gutya aka gace ko hasi kugira ngo ubone uko usiga tiro ni ukuvuga ngo ufata uku kuboko ko hirya twamaze kubona ko ni wowe wenyine ugiye kwiyepiya kuko ntabwo wazajya ubona umuntu mu rugo gukorera makeup ya buri munsi ufata uku kuboko kw'ibumoso ukazamura kugira ngo uruhu rwirege hanyuma ukahepiya twarangije na hano tugiye kwepiya ariko uko byakagenda kose uba ufite uturoso ushobora gusokoresha kugira ngo uri kubibona kugira ngo n'umuntu uwo ari we wese uzakubonana nyuma y'uko bivaho azakubone umeze neza reka mbe ndekeye aho ngaho niyepiye gakeya ariko uyu munsi twahisemo gukoresha tiro ya shokora ushaka kubyuka mu gitondo wajya kureba puderi ugasanga yashize ushaka kubyuka mu gitondo wajya kureba rouge à lèvres ugasanga yashize ibyo byose ariko ntabwo byakubuza kwimakiya aka kanya tugiye kwimakiya dukoresheje tiro ya shokora gusa na puderi mukurikire mu kanya twatangiye rero tugiye kwisiga tiro ni ukuvuga ngo niba twamaze kwepiya tugomba gusiga tiro ahantu hose ingohe zacu ziri kugarukira
munsi twiyemeje gukoresha tiro ya shokora kugira ngo duse neza. Ni muri wa mwanya udafite ibindi bikoresho byinshi utagize gute, ariko ukaba ufite tiro ya shokora yonyine, nabyo kandi ntabwo byakubuza gusa neza. Tumaze gusiga ku maso, tumaze gusiga ku ngohe, noneho tugiye gusiga no ku munwa. Nyaboneka utazasiga umunwa wose, ni ugusiga nuko ngo hari umurongo wo hasi, nkuko muri kuwubona hari umurongo wo hasi umuntu amakiyaho tiro. Tugeze kuri wa murongo n'ubundi wo hejuru. Iyi ni tiro yonyine twari dufite, ariko noneho hari n'ubundi buryo umuntu yisiga ku maso kugira ngo akunde akanure neza. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gusiga, mwibuke ko turi gukoresha tiro ya shokora gusa kugira ngo turebe ubwiza umuntu yagira igihe yakoresheje tiro ya shokora yonyine. Noneho tugiye gushyira ku maso. Ese ku maso turabigenza gute? Ni ukuvuga ngo kugira ngo uzajye gusiga ku maso, ufata aka gatoki kagahera, ukaba ariko kubera ko urumva ukuboko kuba gufashe izindi makiyaje cyangwa zifashe ibindi bintu. Ni ukuvuga ngo ntabwo wavuga ngo ukoresheje amaboko abiri, ngo ijisho rimwe ngo uragira gutya irindi uragira gutya, oya, ahubwo ukoresha aka gatoki kagahera, ukaba ariko umanuza, hanyuma izindi ntoki nk'uko ufata ikaramu zikaba arizo zitangira gusiga munsi y'ijisho, kandi ku buryo bwiza udashobora gutokoza ijisho. Agahera kabigufashamo mu kugira ngo kamanure uyu mubiri. Uri kubibona? Babonye ko ari aka gatoki kabidufashamo. Mwabonye ko ubwiza bwatangiye kugaragara. Hanyuma tugiye gushyiraho agafondoti, ni muri bwa buryo bwihuse bwo kugira ngo ubashe gusa neza. Tugiye gushyiraho agafondoti noneho kugira ngo turebe icyo biri buze gutanga nyuma y'aha ngaha. Ese Clarisse araza kuba mwiza? Ese biraza kumugendekera gute? Ese araza guhinduka bwa bwiza yari afite burahinduka noneho burusheho kuba bwiza? Reka tugumye dukurikire Clarisse TV kandi dukora subscribe, dukora share. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bya tiro, rouge à lèvres n'ibiki byose ubisiga mbere yuko wisiga poudre. Kuko ibi byose ni amaproduit wayaga. Mbere na mbere ugomba kwirinda kwisiga ibintu byinshi ku buryo ubwiza bwawe naturel butagomba guhinduka. Aha, mwabanye Clarisse, je kubwanjye ndi kubona namaze gutangira guhinduka mwiza. Je ndabona hari icyahindutse pe. Uri kubona ko uku kuboko niko gukora muvoma zose. Ugomba kumenya buryo ki ugomba kugukoresha kugira ngo udakuraho izindi makiyaje zindi zari ziriho. Urabona nk'ubu ngubu ndimo ndasiga fondoti hano, ariko noneho ngiye guhindura ukuboko. Urabona ukuntu nguhinduye kugira ngo n'ubundi ngumye mbone ibindi ndi gukora n'ubundi. No kuvuga ngo iyo ugiye kwisiga ukoresha runo rutoki ukarushyira mu iponje. Uri kubibona? Kuko hari ahantu ugiye gusiga mu by'ukuri utakagombye kurambura igiponje gutya ngo wisige. Rero ufata uru rutoki ukarushyira mu iponje kugira ngo ubashe gusiga. Urabona nk'aha ngaha ntabwo narambura, nahita nkuraho ya tiro nasizeho.
cyangwa se nkabyuzuza no ku maso mu ngohe. Ku bwanjye ndi kubona unatangiye kuba mwiza. Hanyuma muri bwa bwiza dufite na karabero dushobora kwisiga, uri kukabona. Noneho tugiye gusiga kuri wa munwa wo hejuru kuko urabona ko twari twasize hasi, noneho reka dusige na wa munwa wo hejuru. Nabibonye, ariko kandi hari n'akandi kantu k'ubwiza. Urumva ufite tiro na fondoti, ufite na karabero. Hari n'ukuntu ushobora kugasiga mu maso nabwo gukanura bikarushaho kuba byiza. Ngiye ku bwanjye ndi kubona ndangije. Sinzi wowe uko ubibona, niba ubona ari byiza, sinzi uko ubibona, ariko ngiye ndi kubona namaze guhinduka. Kwa kuntu nari meze ntabwo ariko nkimeze. Ngiye ndi kubona nabaye mwiza. Ibyo byose niwo twakura ntabwo yavuga ngo Clarisse arasa nabi, ese kutiyitayeho, ese wiyanze, ese byagenze gute. Ngiye ndi kubona ndi gusa neza, kandi ntabwo byatwaye ibintu byinshi. Nari mfite tiro yonyine na rabero na fondoti. Ngiye ndi kubona byabaye byiza. Naho utaha murakoze.